Murabona inshuti zacu kumenya ubuzima TV, reka twizere ko muri amahoro aho muri hose. Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kuvugisha abantu benshi ku isi yerekeye umuhora wa Hormuz n'ingaruka ugira ku bukungu bw'isi. Nk'uko amakuru agezweho abyerekana, umuhora wa Hormuz watangiye gufungurwa buhoro buhoro nyuma y'igihe hari umutekano muke ndetse n'impungenge z'intambara iri hagati ya Iran na Amerika. Ariko mbere yo gukomeza, reka tubanze tumenye neza umuhora wa Hormuz icyo ari cyo. Uyu ni umuhora wo mu mazi uherereye hagati ya Iran na Oman. Ni umwe mu nzira z'ingenzi cyane ku isi mu gutwara peteroli na gazi. Bivuga ko igice kinini cya peteroli ikoreshwa ku isi yose kinyura muri uwo muhora wa Hormuz. Iyo uwo muhora ufite ikibazo cyangwa ugafungwa, ibiciro bya peteroli bishobora kuzamuka cyane, bigatuma ubwikorezi, esanse n'ibindi bikoresho byinshi bihenda ku isi yose. Mu minsi yashize habaye ubushyamirane bukomeye hagati ya Iran na Amerika, bituma abantu benshi batangira kugira impungenge ko umuhora wa Hormuz ushobora gufungwa burundu, kandi byarabaye urafungwa koko. Ariko amakuru mashya aravuga ko hari amato yatangiye kongera kuwunyuramo, cyane cyane atwara peteroli na gazi. Ibi ni ikimenyetso cyiza ku bukungu bw'isi, kuko ibihugu byinshi byari byaratangiye kugira impungenge zizamuka ibiciro bya peteroli. Nubwo bimeze bityo, ariko umutekano muri ako karere uracyari ikibazo. Ibihugu byinshi biracyakurikiranira hafi ibiri kuba hagati ya Iran na Amerika. Hari kandi ibiganiro bikomeje hagati y'ibihugu bitandukanye kugira ngo uwo muhora ukomeze gukora neza, kandi ntihongere kubaho intambara ishobora guhungabanya ubucuruzi mpuzamahanga. Abasesenguzi bavuga ko niba ibintu bikomeje kugenda neza, ubucuruzi bushobora gusubira ku murongo buhoro buhoro, ariko kandi bavuga ko ikibazo icyo ari cyo cyose cyongera kuba muri ako karere gishobora kongera kuzamura ibiciro bya peteroli ku isi yose. Muri make rero, umuhora wa Hormuz watangiye kongera gukora. Hari amato yatangiye kongera kuwunyuramo, ariko umutekano uracyari ikibazo gikomeye, kandi isi yose iracyakurikirana ibiri kuba muri ako karere ka Hormuz. Nakoze cyane gukurikira iyi video kumenya ubuzima TV. Niba mukunda amakuru nk'aya ndetse n'isesengura ryimbitse ku bibazo byo ku isi, mukande subscribe, like ndetse musangize abandi iyi video. Murakoze cyane, tuzongera kubonana mu yindi video nshya hano kuri YouTube channel yanyu ndetse ari yacu Umenye Ubuzima TV. Bye bye bye.